yaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Bantu mwese mukunze gukurikirana ibiganiro bya bene so b'abagorozi bakora umurimo w'ubugorozi nyine, haba mu mirire, haba mu myizerere, ndetse bakora n'umurimo wivugurura kugira ngo abantu babe bashya mu by'umwuka, bazuke bave mu rupfu rw'iby'umwuka bazukire ubugingo buhoraho. Muri aka kanya turabasuhuje kugira ngo tuganire namwe. Ni umwanya twagennye, cyangwa se reka tuvuge ngo ni umwanya mwiza cyane, aho tubonera uko twigisha tugafashanya n'abantu kugira ngo bazamure imibereho yabo, yaba iby'umwuka ndetse n'iby'ubuzima busanzwe, ndavuga umubiri. Bibiliya ubwayo itubwira ko tutari abacu ubwacu ngo twigenge. Niyo mpamvu muri aka kanya ngiye mugiye kuganira mwene so Karaha, tugiye kuganirira hamwe amagambo atubwira ngo amagara mazima, amagara mazima, cyangwa se yenda mu mvugo yaba yoroheye buri wese, ni ubuzima bwiza. Reka tubabwire ko Imana iri mu muntu yamuremye mu shusho yayo, imurema atari umwinanirwe, imurema ari umuntu ufite imbaraga z'ubwenge, ndetse imurema afite n'imbaraga z'igihagararo. Ibyo tubihera he? Ni uko umuntu Imana yaremye, aho tubona mutangira igice cya mbere umurongo wa 26 haratubwira ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Aho nitangira igice cya mbere umurongo wa 26 hepfo hati umugabo n'umugore niko yabaremye. Ngo kuko bibiri tubwira uwo Imana yaremye rero ntabwo ari we muntu dufite uyu munsi, ahubwo umuntu dufite uyu munsi yarangiritse, yangijwe n'ibintu bigeze kuri 4. Icya mbere yangijwe n'ibyaha, icya kabiri yangijwe n'ikirere cyahindutse, icya gatatu yangijwe n'imirire, icya kane nawe ubwe bitewe no kubaho kwe ahamuzengurutse, abantu bamuzengurutse, ibi bijyaniranye n'iterambere, ibi bijyaniranye n'abantu bamajije kwangirika, bijyaniranye n'imico, nawe ubwe yari yangije kubwo guhimba imico itewe n'ibyaha, maze umuntu akarushaho kwangirika. Ibyo rero bimaze kwangiza umuntu, haba ikirere bijyaniranye ku mwuka duhumeka, haba ku byo kurya, abantu bahinduye imirire, kuko ibyo Imana yaremye atari byo abantu bakirya. Rero muri iki kiganiro cyo kugira amagara mazima, reka tubabwire ko adapfa kwizana, ahubwo umuntu arayaharanira akayashaka. Ntabwo ari ibintu by'umuntu apfa kugenda gusa ngo bimugweho, ahubwo kugira umutwe utakurya hari icyo uba wakoze, kugira umugongo ngo uhangare hari icyo uba wakoze, nongere nsubiremo ngo kugira igifu kizima hari ibyo uba wakirinze, kugira imyanya y'ubuhumekero mizima hari icyo uba wayirinze. Namwe murabizi ko hari ibyo urya bikakugwa nabi, hari ibyunywa bikakugwa nabi. Kugira ngo ugire intekerezo nzima hari ibyo uba wirinze, harimo ibiyobyabwenge, harimo kudasinzira, aho ukazajya utanga igihe cyawe ugasinzira bihagije, ndetse ukaba ushobora gusinzira amasaha ageze ku 8 uruhuka. Kubw'iyo mpamvu rero iyo ibyo utabyitayeho cyane uba ikimuga muri ubu buzima. Niyo mpamvu rero mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 Imana yahaye umuntu ibyo ari burye. Iyo umuntu akoze ikintu mu ruganda agikorana na kataloge yacyo, ndavuga yenda ukoze telefone uvuga uko ikoreshwa, wakora ibijyaniranye n'imodoka ukavuga uko ikoreshwa, ukavuga ko inywa mazutu cyangwa inywa essence. Imana ikire mu muntu mutangira igice cyawe cya mbere umurongo wa 26 kavuga ngo tureme umuntu ase natwe, yamugeneye nuko azabaho, imugenera naho azatura heza hatunganye muri Edeni, nkuko tubisoma muri Bibiliya. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 yenda reka dufatanye kuhasoma. Haratubwira hatya hati, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 hati kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri munsi
yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Nguko uko Imana yavuze, mbahaye ibimera byose biri munsi y'isi ni tubuto twose bizaba ibyo kurya byanyu. Ndasubiramo iri somo, kandi Imana irababwira iti, ndasubiramo, kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri munsi yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Imana ijya gutanga ibyo kurya yatanze ibimera, itanga ibiti n'utubuto twabyo. Ubwo ni ukuvuga ngo yatanze amatunda, yatanze imboga, ibyo nibyo byari byuzuye muri Edeni. Ibyo rero ni umuti kuri mwene muntu, ni urukingo kuri mwene muntu, kandi ibyo byo kurya nanone nibyo bimufasha kugira ngo agire imbaraga, agire intekerezo nzima, agire umubiri wiyubaka kandi uhorana imbaraga utari mu bwinanirwe. Rero ibyo Imana yageneye umuntu, reka tubabwire ngo byarahindutse, maze intege nke ziratera, uburwayi buratongora, kanseri irazamuka. Ngibyo byuzuye hano kuri iyi si. Reka tubabwire ko Imana ijya kure mu muntu ntabwo yamutekesheje ngo imuzanire isafuriya, yemwe nubwo isafuriya ije vuba ntiyanamuzaniye n'inkono y'ibumba, ahubwo nta muriro wari muri Edeni. Umuntu yari atunzwe n'ibibisi gusa, imboga n'amatunda, akarya akanezerwa, ntagire inyota, ntiyumva abaye umwinanirwe, ngo namara kurya yumva arananiwe, ashatse gusinzira kubera ibyo kurya bihiye, bimwe byuzuyemo n'amavuta. Ahubwo umuntu yari afite ibyo kurya byiza by'umuntu arya bikamuzanira ubuzima, agakoresha imboga, akanywa amazi, agakoresha amatunda, maze umuntu agira ubwenge. Niyo mpamvu Adamu mu bwenge bwe ntawabunganya nawe muri iyi minsi yacu. Adamu yafashe ibisimba byose, ibikoko biri hano kuri iyi si, inka n'intama n'izindi nyamaswa n'inyoni n'ibisiga n'ibiguruka, byose abyita amazina arabihetura. Ubu muri iyi minsi yacu umuntu asigaye ashaka amafaranga yafite mu mufuka, ugashaka ikaramu yifite mu kiganza, ukwibagirwa ko arabaye. Ndetse n'umuntu yajya guhamagara abana be yibyariye batarenze na 4, yajya guhamagara Kalisa agahamagara Liliane, yahamagara Kalisiti akihamagarira Karangwa, maze amazina akayacurikiranya. Wamubaza itariki yaho abana be bavukiyeho akabyibagirirwaho. Nuko abantu bariye nabi maze baba nabi. Rero muri aka kanya nkuko twabibabwiye, turi kwigana amagambo tubwira ngo amagara mazima. Reka tubabwire ko adapfa kwizana, ahubwo Bibiliya tubwira ngo namwe iyo murya cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mujye mubikorera kugira ngo muheshe Imana icyubahiro. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'Urwambere rw'Abikorinto, aho hatubwira amagambo akurikira. Urwambere rw'Abikorinto igice cya 10 umurongo wa 31 haratubwira ngo, ndasoma, namwe bafite Bibiliya twafatanya kugira ngo dusome. Hati, namwe iyo murya cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo kurya kwawe jya urya Imana ihimbazwa. Imana ihimbarwa iyo dufite imibiri mizima, iyo tutaroza imibiri yacu ngo tuyihe ibidakwiriye, maze bidutera indwara, bidutera ibyago, bidutera akaga. Reka rero tubabwire ngo ubwo amagara mazima adapfa kwizana, hari imiti myiza ndibuvuga aha ngaha igeze ku 8, ndetse kenshi havugwa 7, ariko igeze ku 8 iyo mwene muntu akwiriye kwibandaho kugira ngo imuzanire ubuzima bwiza. Iyo ninyivaho rero ndavuga ku nama z'umuntu yari akwiriye kwitaho zikamuzanira ubuzima bwiza, ngana ku musozo. Iyo miti rero ni ibyo kurya bitunganye. Ibyo kurya bitunganye tuvuga aha ngaha ntabwo ari ibyo kurya abantu bamenyereye, yemwe mu mahoteli, yemwe mu maresitora ahenze, ngo abe ibyo bita ibyo kurya bitunganye. Reka tukubwire ko ibyo kurya bitunganye ni ibyujuje ibintu bitatu: ni ibitera imbaraga, ni ibyubaka umubiri, n'ibirinda indwara. Ni ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, n'ibirinda indwara. Ibitera imbaraga ni ibinyampeke, hakabamo n'ibinyamizi. Naho ibyubaka umubiri bikaba ibinyamisogwe. Ubwo ni ukuvuga ngo harimo ibishyimbo, harimo amashaza, harimo rantiye, ibyo ni ibyubaka umubiri. Naho ibirinda indwara bikaba imboga n'amatunda. Bene data bashiki bacu rero, iyo umuntu abonye ibyo ngibyo maze bikaba biteguwe neza, ukabona uwo mutsima w'amasaka, uw'ibigori, ukabona uwo mutsima w'ingano, atari ingano ariko izi zinogereje benshi kuko ingano ntibazizi, bazizi mu farini. Ibyo ukabibona, ukabona imboga, ukabona ndetse
n'ibyo byubaka umubiri, harimo na soya iri mu byubaka umubiri. Ibyo biragufasha kugira ngo bitunganye umubiri wawe. Ibyo nibyo byiza kandi bigafasha mwene muntu. Noneho rero ikintu cya mbere cyuzajya witaho ni ukumenya ngo kugira ngo umubiri wawe ugubwe neza no ugomba kurya ibyo kurya bitunganye byujuje ubuziranenge. Si bimaze igihe mu mafirigo, si ibyo kurya bimaze igihe byaratumijwe iyo kure, si byashyizwe mu bikombe ngo bimaremo igihe, ahubwo ni ibyo kurya biri fresh biciriweho. Iyo ni inama ya mbere. Iya kabiri ni imyitozo. Ku kijyaniranye n'imyitozo ni uko umuntu afite abaganga babiri, akaguru k'iburyo n'akaguru k'ibumoso. Ibyo myitozo kuko iyo umuntu adakora umubiri uraremara. Iyo myitozo rero irakwiriye kuri mwene muntu. Abafite akazi ko mu biro bakwiriye ko bajya bakora imyitozo iminota 30 buri munsi. Naho abandi bakora muri za jaride bafite indi mirimo bakora. Uko ukora ni kuba wizanira ubuzima. Imyitozo irakenewe kuri mwene muntu kugira ngo imubashishe kugira ubuzima bwiza. Muri iyo myitozo harimo no gukora. Ntiwicare gusa gukoresha ubwenge. Ukoresha ubwenge akwiriye kuruhukira mu gukoresha amaboko. Ukoresha amaboko nawe yaruhukira mu gusoma, maze bigafasha mwene muntu. Aho reka mpavi ni umuti wa kabiri. Umuti wa gatatu ni amazi. Amazi ni ubuzima. 3/4 by'umubiri w'umuntu bigizwe n'amazi. Maze ayo mazi akaba ariyo akoresha umubiri w'umuntu, ndetse turayakoresha iyo tuvuga, iyo tureba. Amaso arayakoresha, mubona ko haba harimo ukunyerera. Ayo ni amazi. Amazi niyo atuma twituma neza. Amazi afasha kugira ngo amaraso atembere agere mu mubiri hose. Reka tukubwire ko amazi ari ingenzi mu mubiri w'umwene muntu. Kuyanywa, kuyiyuhagira ni umuti mwiza udakwiriye gucikwa, ndetse kwiyuhagira byibuze rimwe mu munsi, cyane cyane mu mutwe, ni ingirakamaro. Ubu rero benshi bayataye kure cyane, ahubwo bagakunda ibindi bitari amazi. Twibuke ko muri Edeni ntabwo hari harimo ikindi cyo kunywa kitari amazi. Amazi agomba kugaruka, maze natwe tugasubira muri Edeni kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ndegera imbere. Umuti wa 4 ni izuba. Iri zuba tubona nawo ni umuti w'Imana. Niryo ritanga ibara ry'icyatsi ku byaremwe, ku bimera, kandi iri zuba niryo rituma dukomera, amagufa agakomera, kuko turivamo vitamine D. Iri zuba rero naryo ni umuti. Ubayeho hatagira izuba waba umuhondo, ariko kubaho turi ahari izuba riri tugira uruhu rwiza kandi rukabasha guhangara. Reka negere imbere. Icya 5 ni umwuka mwiza. Umwuka mwiza uyu duhumeka, cyane cyane uwa mu gitondo uba ukiyunguruye nawo, kuko namwe murabizi ko ubugingo bw'umuntu, kubaho k'umuntu ni uko abahumeka. Uhumetse ibibi waba mubi, kuko amaraso ayungururwa n'umwuka duhumeka. Aho kugira ngo ayungururwe rero yaba agiye kwandura. Uyu mwuka duhumeka nawo ni umuti. Gusohoka mu gitondo kare ugakora imyitozo bituma umuntu yinjiza umwuka mwiza, maze ubuzima bwe bukabashaho gutungana, agakora akazi keza muri uwo munsi bitewe n'uko yahumetse umwuka mwiza. Ikindi ni ikiruhuko. Muri iki kiruhuko tubabwire ko ikiruhuko iki kivuzwa ahangaha nuko umuntu wakoze akwiriye kuruhuka. Reka tukubwire ko benshi bataruhuka babica imibiri. Ikindi nacyo tugeraho aricyo cya 7 ni ukwirinda. Ni ukwirinda ibintu ibyo ari byo byose byangiza umubiri. Ukirinda, haba ari mu kwambara, haba ari mu kurya, haba ari mu kunywa. Ibyo ndi kuvuga niba ari mu kurya, ukirinda ibyokera mu gifu, ukirinda kurya urenzaho ibinyobwa, ukarya uvangavanga, ukirinda kurya ibintu by'imvange byinshi, ukirinda no kurya ibintu bidafitiye umubiri wawe akamaro. Nk'iba abantu bagenda barya, umuntu agenda arya shikarete, agafata urugendo rero kilometero na kilometero azunguza umunwa, ugasanga ni ukwica ubuzima bwawe, kuko aya macandwe nayo na acide yafatanije n'indurwe zo mu gifu, acide gastrique, ibyo byose bigafatikanyira hamwe bigera mu gifu bikahotsa, maze kubwo kutirinda ngo umenye igihe cyo kurira n'igihe kitari cyo kurira, bikaza guteza uburwayi. Hanyuma ari wo muti wa 8 ni ukwiringira Imana. Umuti wa 8 rero ni ukwiringira Imana. Nsubiramo ngana ku musozo w'iyi ngingo ngo nyiveho. Icya mbere ni ibyo kurya bitunganye, icya 2 ni imyitozo, icya 3 ni amazi, icya 4 ni izuba, icya 5 ni ukwirinda, icya 6 ni umwuka mwiza, icya 7 ni ikiruhuko, icya 8 ni ukwiringira Imana. Kuko abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa
Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Icyo gihe rero iyo wiringira Uwiteka nabyo biguhesha ubuzima bwiza. Noneho rero witaye kuri izi nama uburwayi bwawe bwagabanuka, witaye kuri izi nama indwara zawe zakira. Reka tuziguhe rero kuko ari inama z'ingenzi. Iya mbere, kurya imboga n'imbuto uko byakabaye. Iyo bivuze ngo uko byakabaye nta bindi bihongerewe. Dore ukuvuga ngo nimba ari imbuto zigacibwa aho zicibwa, nimba ari imboga zigakurwa hariya. Uko byakabaye rero ni ukuvuga ngo bidatetswe. Imboga zidatetswe nibyo bita salade, ni ukata ishu, ni ukata karoti. Muri izo mboga harimo igitunguru, harimo tungurusumu, harimo poivro. Ibyo byose biri mu bwoko bw'imboga. Hari imboga zerera mu butaka, hari imboga zera tugakoresha amababi yazo, hari n'izera tugakoresha uburabyo bwazo. Ubwo noneho rero izo mboga zose zikwiriye kuribwa uko zakabaye. Rero nuko ziribwa ari mbisi, maze bikazanira ubuzima bwiza mwene muntu, kuko ziba zikize kuri vitamine C. Aho ndahavuye, iyo ni inama ya mbere. N'izo mbuto ni ukuzirya, maze ukazirya kuri gahunda nziza, nturenze amoko 4 y'imbuto zitandukanye. Ugakoresha inyamihore, ugakoresha n'izifite amazi. Ibyo bikagufasha mu mubiri wawe. Iyo uzikoresheje rero ukazajya ubikoresha ku magaburo yawe, igihe cyo urimo urya ukabikoresha kenshi, bifasha ubuzima, kuko ari byo Adamu yahawe mu Gutangiriro igice cya 1 umurongo wa 29. Negera imbere rero, inama yindi ya kabiri ni uguhonderanya ibyo kurya. Ariko nta kurya ibyo kurya bitandukanye ku gaburo rimwe. Ni ugutegura ibyo kurya byoroheje ariko kandi biryoshye binejeje. Aha reka mpavuge kandi mpasobanure. Nuko iyo abantu bageze ku meza, usanga mu meza menshi yabitwa ko baramutse neza, batondekanyije ibyo kurya bigeze ku bwoko 15, ku bwoko 20. Aha hari amata, nk'ubushera buri hariya hari ibigori, hariya hari ibitoki, hari ibirayi, hari iki, yemwe igishoboka cyose kikaza ku meza. Hari ubunyobwa bukaranze, nuko bikaza bigaterekwa ku meza, maze umuntu akarura akongera akarura, nuko akavangitiranya, aho kugira ngo bibi bimuzanira umunezero, ahubwo bikaba akavuyo, bikaba umuvurungano mu nda. Ayo marubu yananiza, kuko gutoranya ubwoko bwo kurya ntiwari ukwiriye kurenza ubwoko 4. Ibwo rero n'ibyo kurya rero bitetswe neza, nubwo benshi babyita ibya giturage, ariko ibyo kurya bitetswe mu buryo bworoheje kandi biryoshye, nibyo bizanira mwene muntu ubuzima. Atari urwo ruvange rw'urukubitiranye rw'amavuta n'ibisukume, ahubwo ari ibintu bizanira mwene muntu ubuzima. Ngingo ya 3 ni ugukoresha ibinyampeke uko byakabaye bitanogerejwe. Ubu benshi ibinyampeke bikoreshwa cyane, abantu bazi ko bakoreshwa, ntago bakikoza amasaka ngo bayasheshe, ntibakikoza ibigori, ahubwo bikigezweho ni kawunga, ikigezweho kindi ni ifarini. Rero tubabwire ngo ibinyampeke binogerejwe biba byagabanije ubushobozi bwabwo, n'intungamubiri zimwe zigatakarira mu gishishwa. Niyo mpamvu porridge ihenze kuruta ifarini. Porridge ni ibishishwa by'ingano, naho ifarini ikaba agatima k'ingano, agafu k'umweru k'imbere. Igihenze rero ni porridge, bayita kwaka, iba mu bikombe, igaburirwa imfubyi, igaburirwa b'imirire mibi, maze mwene muntu we akarya kandi katari bugira icyo kamumanira, bikaba byitwa umukati wera. Ubwo noneho rero abantu nibagabanye kuba basirimu cyane, maze bakoreshe ibyo kurya karemano kugira ngo bibafashe. Iyi nama rero izagufasha, kuko nukoresha izo ngano zifite n'igishishwa cyayo, ugakoresha ibyo bigori bifite n'igishishwa cyayo, kuko bifite mu gahu kawe biba bifite na fibre. Iyo bituma wituma neza, kuko ingano ziri mu bimwe bifasha umuntu kwituma neza. Ingano iyo unazitetse, wamara kuziteka ukazirya uko nk'urya umuceri, ku bantu bagira constipation, bifasha mu mara maze ukituma neza. Ni muri urwo rwego rero ku nama ya 4 haratubwira ati ni ukwirinda ibyo kurya bikungahaye, ni ugushyira kuri rugimbu cyane cyane ibyo bita sandu. Ikindi ni uko abantu bagomba kwirinda ibyo kurya byokera mu gifu, za pima, insenda, spices, ibintu byose byokera mu gifu ugasanga byahakaranze, wakoza ku rurimi ugasanga bibaye ibindi. Ibyo abantu bakwiriye kubyirinda, maze bakarushaho kwitungira amagara mazima. Ndagira rero ku ngingo ya 5 niyongezeho, ni ukujya ku masaha adahindagurika. Igifu gikora kurushaho iyo gifite ingengabihe idahinduka, kubahiriza amasaha 5 hagati y'igaburo n'irindi.
ngiki cy'Imana dushakaho. Nubwo twabivuga abantu bakananirwa kubyumva, Imana inezerwa iyo umuntu ari muzima, ariko iyo yihamagariye akaga nayo irababara. Umuntu ni umuntu, si inkoko. Umuntu ntabwo agira agatorero, agira igifu. Hagati y'ibyo y'igaburo n'irindi, umuntu yarakwiriye kubahiriza igihe kingana byibuze n'amasaha 5 kugeza kuri 6, akabona ubwongera gushyiramo ibyo kurya. Kandi nk'uko umuntu atarira ku isahani itogeje, mbere yo kurya umuntu akabanza akanywa amazi. Ni ukubahiriza rero amasaha adahinduka, igifu gikora neza kurushaho iyo gifite ingengabihe itagenjite idahinduka. Ingingo ya 6, ntukagire icyo utamira hagati y'amagaburo, kuko ibyo bitesha gahunda igogora. Ibi babyita kuryagagura mu mvugo yindi izwi. Ni uko isazi idashobora kugwa ku munwa. Dore ni ukuvuga ngo akanwa gahora kari bize, gakora hirya gakora hino, ku buryo ku bwa muvoma y'akanwa uhora urya utamiraka, aho ugeze ukata utamira, wakata hirya ugatamira, winjira mu nzu ugatamira. Ibyo bizana ubuzima bugoranye kuri mwene muntu, maze bikamuzanira akaga. Kuryagagura rero byangiza igifu, bikangiza mu bwenge, umuntu akagira ubwenge bugufi. Ingingo ya 7 atubwira ati ni ibyo kurya bya mu gitondo byari kwiriye kuba ari ibyo kurya by'umuntu ari burya agahaga. Benshi rero bicisha inzara bakarya saa 8, naho ibyo kurya bya nimugoroba nubwo byaba ari bike kandi ari ibya gikene byoroheje bitarimo n'amavuta menshi, niyo byazanira mwene muntu ubuzima. Benshi rero muri iki gihe, uretse no muri iki gihe no mu mico y'abavuga yenda ururimi rw'ikinyarwanda, akaryoshye bakarya nijoro, maze bakagakaranga bakagafiritiza kakarushaho kuryoha, bakakarya saa 3 maze bakarangiza kukarya ibitotsi byaje. Ibyo bikabatera kuryama igifu kiremerewe, maze hakabaho inzozi zicikagurika, inzozi mbi, ukabyuka wavunaguritse, ukabyukana ikizibakanwa, ukabyuka nabi, kumva ijoro ribaye rigufiya, bitewe n'uko umuntu yaryamye akaryamana ibyo kurya, akaryama akimara kurya. Rero bene data bashiki bacu, turagira ngo tubabwire ko iyi ngeso igomba gucika cyane, ko abantu bari bakwiriye kuryama byibuze bamaze amasaha 2 bariye, kandi ikindi bakazajya birinda kurya ibyo kurya bya nijoro ndetse byuzuyemo amavuta, ahubwo bakarya ibyo kurya byoroheje kandi byanabashobokera, babona bakerewe bakabireka, ahubwo bakabyuka mu gitondo bateka, maze igifu kigakora gifite n'igihe, atari uko umuntu asinzira maze igifu kigakomeza gukora. Reka rero, kuko iyo gihawe uwo mutwaro uremereye nawe usinziriye birakugora. Ku ngingo ya 8 nuko abantu bakwiriye kuryana ibyishimo, ibyo kurya byiza bibazanira ubuzima. Benshi baryana umubabaro, barya bafite ihubi, maze ibyo bikabagiraho ingaruka cyane, kuko nabyo atari byiza. Birakwiriye kuko abantu barya bitonze, banoza ibyo kurya, ntibabimire bunguri, kandi bakarya bafite igihe, kugira ngo n'ubundi bibazanire ubuzima bwiza. Ikindi cya 9 ari nacyo ngezeho, ni ukunywa amazi menshi ku manywa kugira ngo inkari ikomeze yere. Iyo umuntu yihagaritse inkari y'umuhondo abarwaye, y'ikijuju uburwaye, umutuku nakaga uburwaye. Kunywa amazi menshi rero, 1.5 litiro ku munsi, byagufasha kugira ngo inkari yawe ikomeze yere, kandi ugire n'ubuzima bwiza, urinde impyiko, wirinde umutima, utunganye igifu, ubwonko bugire amazi ahagije, ndetse ntabwo ushobora no kurwara indwara bita sécheresse des yeux, aho amaso akurya bitewe no kubura amazi. Amazi ni umuti uhereye ku mutwe ukageza ku maguru. Ndagira ngo nkurangire rero ngo kugira ngo ugire ubuzima bwiza, jya unywa amazi menshi kugira ngo inkari yawe ikomeze yere. Ntukarye ukunywa ibinyobwa bikora imbere cyangwa nyuma y'igihe gito umaze kurya. Reka tubabwire ngo iyo umuntu ari kunywa aba ari kuvanga ibitavangwa. Benshi bamenyereye ko iyo babazaniye ibiryo babazanira n'ibyo bari bunywe. Muri aka kanya rero turagira ngo tukubwire ngo iyi ngeso iteje akaga mu isi. Muri uko guteza akaga, reka weho ubyumvisha ahangaha, wumve ko ukwiriye kunywa mbere yo kurya, kandi warangiza kurya ugategereza, kuko iyo bivangavanze bigora igogora. Reka ngere ku ngingo ya 10 ari nayo nsorezaho, ni ukuzajya urenga igaburo rimwe nyuma yo kurya inshuro yenda zigeze kuri 4. Ni ukuvuga ngo iminsi 4 warangiza ukarengamo igaburo rimwe, ibyo bita kwiyiriza ubusa, maze ibyo bigasukura umubiri.
Iyo umuntu yirije ubusa umubiri wawe uwuhaye konje, umubiri ubare nk'imashini noneho, maze uhora ushyiramo ibyo kurya ngo utunganye. Iyo umuntu rero yirije ubusa umubiri awuha konje, maze ukarushaho kwitunganya, ukaba usukuye amaraso, ukaba wogeje mu bwonko, ndetse umubiri wawe ukaba wongeye kugira mushya, maze ukitegurira kwakira ibindi byo kurya no kubitunganya ngo bikuzanire ubuzima bwiza. Reka rero turekere aha ngaha, kandi ibi biganiro bizakomeza kubaho, n'ibi byigisho abazajya bakurikira no kuri YouTube, ni bene so abagorozi bakora umurimo mwiza wivugurura n'ubugorozi. Reka rero muri aka kanya dushyireho isomo riheruka. Bibiliya nitubwira uko dukwiriye kuba twitwaye muri iki gitabo cy'Abatesaloniki, igice cyaho ni icya 5, umurongo waho ni uwa 23. Haratubwira hati, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Umwami Imana reka tumusabe kugira ngo tweze, twebwe ubwacu, umubiri, ubugingo bitazabaho umugayo. Reka imibiri yacu ibe mizima binyuriye mu kumvira inama, n'iriya miti twabonye itubere urukingo kandi itubere imiti myiza, kuko ari ibyo kurya bitunganye, imyitozo, amazi, izuba, kwirinda, umwuka mwiza, ndetse ikiruhuko no kwiringira Imana, ari byo Imana yashyize hano muri iyi si ngo bidufashe, bidukure mu bwihebe kandi bituvura indwara. Reka buri wese agire kwirinda, turabigusabye, kandi dusabye n'Imana kugira ngo bishoboze buri wese uyu mubabaro, izi ndwara zimaze gutera zizengurutse ahantu hose zigabanuke, kandi nawe bikubere byiza kugira ngo ubone uko uhimbaza Imana. Reka rero turinde imibiri yacu nk'uko biri bitubwiye hano mu gitabo cy'Urwambere rw'Abatesaloniki 5 umurongo wa 23. Imibiri yacu, ubugingo n'umwuka birindwe bitabaho umugayo kugeza ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ubwo Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo dutekereze ku mibereho yacu, reka tugenzure inzira zacu, ibiduteza indwara tubigendere kure, maze dukunde ibituzanira ubuzima. Nibyo tubifurije mu izina rya Yesu, amen. Saje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akadu